mbazaniye application nshyashya abantu benshi mutazi. Impamvu mvuga yuko ari nshyashya ni uko benshi ntabwo muyizi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari nshya cyane. Ngira ngo murabibona, izi ni transaction history nagiye nkora September gukomeza. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha nawe ushobora kuza ugakoreramo amafaranga, ugakuramo amafaranga agiye atandukanye kandi ukayabikuza. Ngira ngo nk'uko mubibona hano, iyi ni withdraw history ingana n'amafaranga 6,000 y'amanyarwanda. Hanyuma rero ukomeje hasi urabona hari izindi transaction zigiye zitandukanye nk'uko mubibona. Noneho ngiye kubereka uburyo muri bwiyandikishe muri Eversend, hanyuma namwe mugatangira gukorera n'amafaranga. Urajya kuri Google Play Store yawe, hanyuma uyifungure. Numara kuyifungura urategereza loading, hanyuma biraterwa na network ufite. Uraza guhita uza hano muri search, uraza kuri search. Reka mbereke step by step kuko hari abantu baba batabimenyereye. Uramanuka hano kuri search, uhakande, uhite wandikamo Eversend. Ubwo urahita ukanda hano hejuru kuri search, n'ubundi uhite wandikamo Eversend. Ngira ngo ihita yizana, ni iyi ngiyi ya mbere ihita yizana. Yes, ngira ngo murayibona. Urasacinga rino jambo Eversend, hanyuma ubwo numara kurisacinga ikiri usigaje ni ukudownloadinga application. Reka tudownloadinge application, hanyuma dutangire tuyikoreshe. Nk'uko mubibona, iyi ni application yizewe tugendeye kuri rate ifite ndetse na experience yifiteho, kimwe nk'uko mwamaze kubibona muri historique za transaction nakoze. Urakanda kuri install, numara gukanda kuri install utegereze installing, biraterwa na network ufite. So reka mpagaritseho video gato yandaza dukomeza ibanze ibe installed. Nk'uko mubibona, application yacu iracyari kwiyestara. Ngira ngo niba utarakanda subscribe ukaba uri mushya kuri no channel, banza urebe ino video kugeza irangiye. Nubona hari ikintu igufashije ukande subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo izindi video tuzajya dushyiraho zitazajya zigucika. Tuvuga ku bigendanye na technology, uburyo wabyaza umusaruro internet yawe ndetse n'uburyo wakemura ibibazo telefone yawe yaba ifite. Mbibutsa yuko video iri bukurikireho turaza kuba turebera hamwe uburyo wakemura ikibazo cya network mu gihe uri gufungura data bikanga. Ndaza kubereka uburyo wakemura icyo kibazo. Ndabona application yacu rero ikiri muri yestara. Reka dutegereze, hanyuma mbere kuko wiyandikisha n'uburyo utangira gukoreramo amafaranga ukoresheje Eversend. Mwibutsa yuko iyi application ushobora kuyikoresha wohereza amafaranga mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo ibihugu by'abaturanyi ndetse n'ibyo hanze. Ni ukuvuga ngo ugafata amafaranga ukayohereza muri Kenya, Uganda, Tanzania n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Iyi
Eversend nk'uko mwabibonye ifite uburyo bwo kuba wakoresha ikarita zabo ziri online. Hari abantu bakunze kubura amakarita yo guhuza wenda n'ibigo runaka kugira ngo bajye bazihemberwaho. Eversend ndagira ngo nkubwire yuko ibigufashamo, iguhereza ikarita iri online ukayigura amafaranga make cyane, $1 hanyuma ugatangira kuyikoresha. Nk'uko mubibona Eversend yacu yamaze kuba installed, igisigaye ni ukuyifungura. So uraza guhita ukanda hano kuri open, urakanda kuri open hanyuma utegereze ifunguke. Muri hangana iyi video ishobora kuba ndende, ariko ndagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo byibura yihute, kugira ngo mutarambirwa. Ikindi mujye muri comment mutubwire icyo tuzabakoreraho, niba hari ikibazo ufite ku bigendanye na telefone yawe, niba hari amakuru ukeneye yuko tuguhereza mu bigendanye na technology, ujye muri comment utwandikire hanyuma tuzagukoreraho video ibivugaho. Nk'uko mubibona iyo umaze gukanda kuri open uhingukira hano. No kuvuga ngo ahangaha rero urabona yuko ushobora kohereza amafaranga avuye kuri mobile money, ukayohereza mu bihugu bya Ghana, Kenya, u Rwanda, Uganda, ukayohereza ako kanya ukoresheje wallet bafite mwahangaha, cyangwa se ukaba wayohereza ako kanya kuri wallet yawe. Ikindi nyine nuko ushobora gukoresha credit or debit card, visa card, mastercard mu buryo nyine bwo kongeraho amafaranga ukoresheje mobile money. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Ahangaha rero ushobora creatinga link, ukazajya wishyurirwaho factures zigiye zitandukanye. Niba hari nk'abantu bakeneye kukwishyura, bakaba bakwishyura mukoresheje Eversend ku giciro kiri hasi. Nk'abantu rero bari mu mahanga bakeneye gukohereza amafaranga, byaba byiza ukoresheje Eversend. Ushobora kugura amayinite n'ibindi bigiye bitandukanye ukoresheje Eversend, kwishyura fagitire n'ibindi bitandukanye. So uraza guhita ukanda kuri Continue, numara gukanda kuri Continue ukande kuri Allow. Numara gukanda kuri Allow, ahangaha rero ikintu uri ugiye gukora ni ugushyiramo email address yawe uzajya ukoresha muri Eversend. Uraza guhita ukanda hano hanyuma wandikemo email address. Nje reka nkoreshe iyi ngiyi. Ubwo nawe urandikamo email address yawe. Okay, niba umaze kwandikamo email address yawe, kanda kuri Continue. Urakanda kuri Continue, noneho bagusabe kwemeza amategeko n'amabwiriza nyine agenga serivisi zabo. Ni ukuvuga ngo buri company bifite amategeko n'amabwiriza abigenga. Urakanda kuri OK, hanyuma ahangaha barahita bakubwira ushyiremo verification code wohereje kuri email yawe. Ni ukuvuga ngo verification code uragenda uyirebe muri email yawe, uze uyishyire hehe mwahangaha. Hanyuma uramutse usanze verification code itaje, ushobora gukanda kuri send me the code again, hanyuma bakakohereza code nanone. Reka tujye muri Gmail yacu turebe ko code twayibonye.
niba wamaze kujya muri Gmail yawe wabonye verification code yishyiremo, hanyuma wemeze uhite ukomeza. Njye rero kubera ko ndi gukoresha phone ebyiri niyo mpamvu nabonye nigize njya muri Gmail, code n'ubundi nyine nahise nyifata. Okay, numara kwemeza rero urategerezaho gatoya, urahita uhingukira kuri page imeze gutyo, aho bari bugusabe gucreating account. Hanyuma rero nk'ibisanzwe mbere na mbere ugomba kubanza guhitamo location y'ahantu uri. Ngira ngo aha hambere urakanda kuri kano kantu kameze nk'agafresh kareba hasi, uhitamo location. Nubwo wakanda ku gihugu usanzemo ugahita ushyiramo icyawe. Ahangaha munsi phone number nyine code ihita yizanamo, itajemo washyiramo 250. Ahangaha ugahita ushyiramo nomero zawe za telefone, ariko noneho uhereye kuri 07. Bakakubwira yuko bari buhite baguhereza SMS kuri WhatsApp cyangwa se bakayiguhereza muri message bisanzwe. Ni ukuvuga ngo nyine ugomba gushyiramo nomero ya telefone ufite hafi aho, cyangwa se nomero ya telefone yawe. Hanyuma rero reka tubyuzuzemo duhite dukomeza. Ubwo wowe hano hasi uraza guhitamo niba bari buyikoherereze muri message bisanzwe cyangwa se bari buyikohereze kuri WhatsApp yawe. Ubwo nuhitamo message ugomba kuyiselectinga, nuhitamo WhatsApp ugomba kuyiselectinga. Okay, reka tubyuzuzemo rero hanyuma dukomeze. Hanyuma rero ngiye igihugu ndi buhitemo ni u Rwanda. Ndahitamo u Rwanda kuko niho ndi. Nawe urahitamo igihugu ushaka. Urabona mbere na mbere wenda tukihano, urabona harimo ibihugu bigiye bitandukanye byinshi cyane. Ibihugu byinshi urabona byemerewe gukoresha eVercent. Ubwo rero nawe ushobora gutangira kuyikoresha igihugu icyo ari cyo cyose waba urimo. Nk'uko nabibabwiye, murabona code ihita yizanamo, itajemo wowe washyiramo iyawe. Hanyuma rero urandikamo nomero ya telefone, urebe neza yuko nomero ya telefone wayanditse neza kugira ngo bataza kukoherereza code ikaba yayo. Numara ku checkinga yuko phone number yanditse neza, uraza guhita ukanda kuri kantine, ariko nyine wahisemo aho message bayohereza. Niba wahisemo yuko bayohereza muri SMS, ugende urebe muri SMS. Niba wahisemo yuko bayohereza kuri WhatsApp, ugende urebere kuri WhatsApp. Ahangaha rero ikintu uri uhite ukora, uraza gucreatinga pin nyine nizajya igufasha kwinjira muri account yawe, ariko nanone ikarinda account yawe. Ni ukuvuga ngo pin ni nk'urufunguzo ruzajya rutuma hatagira umuntu uwo ari we wese nyine winjira muri banki yawe cyangwa se mu ikofi yawe ngo arebe ibirimo. Iyi pin rero mu gihe wakoze logout ishobora guhinduka. Rero reka dushyiremo pin hanyuma dukomeze. Iyo umaze gushyiramo pin, ikintu uhita ukora, uhita ugera hano bagusaba kuverifya phone number. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubyumvishe, sinzi niba mubyumvishije, mise nakira message ya code, akaba ariyo ngiye gushyiraho. Ubwo rero nawe urahita ujya muri SMS cyangwa kuri WhatsApp urebe code niba yakugezeho. Hanyuma rero numara kuyibona uraza uyishyiremo, uhite ukanda hehe kuri birahita byigira automatically, birahita byikora. Niba washyizemo code ya nyayo urahita ukomeza. Niba code itari ya nyayo barakubwira ko ari invalid. Hanyuma rero nugera hano uraza guhita wongera ushyiremo ya pin wari ucreatinze mu kanya. Numara kuyishyiramo uraza guhita uhingukira hano. Ngira ngo uraza guhita uhingukira hano.
numara kugera hano, ikintu rero uri buhite ukora, uraza gukanda kuri allow, hanyuma baretse baguhereza nyine impamvu uri bukande kuri allow, urabahereza uburenganzira kuri phone number ufite muri telefone yawe. Ushobora no gukanda kuri disallow, ariko ibyiza wakanda kuri allow kugira ngo bakwereke abantu bamaze kwinjira muri Eversend. So ahangaha rero uraza kugenda wemeza. So njye rero nk'uko mubibonye mberetse uburyo ba creating account, ariko mu by'ukuri njye nari nsanzwe mfite account mu mazina yanjye iri na verified. Hanyuma ndaza gushaka ukuntu ndi bukoreshe indi account itari verified ndetse itarigeze ikoreshwa na nyine mu myirondoro y'indi muntu itarigeze ikoreshwa na rimwe. Ndaza kumushaka adufashe nyine ku buryo ndi bubahereze igice cya kabiri cyerekana uburyo ukora verification. Ni ukuvuga ngo urebye kuri ino account mfite, ino account mfite urabona hari transaction nagiye nkora zigiye zitandukanye. Duhurire mu yindi video ikurikira aho turi burebera hamwe uburyo ukora KYC n'uburyo uri bwiyandikishe nyine byuzuye ukaba ufite umwirondoro wuzuye. Niba uri mushya reba yuko wakanze subscribe, hanyuma ukande no kunzogera kugira ngo igice cya kabiri kitaza kugucika.